Ndaza gutumira Maître Steve atwemereye yegere hafi. Tike naza kuboneka turaza kumushimira. Philipite warakoze. Maître araza kutwemerera yegere hafi. Steve ndagushimiye. Ndaza gutumira Aisha Inkindi nawe yegere hafi. Aisha nawe urakaza tugushimire cyane. Izi warakoze ntubizi ko nagukunda se azafata umwanya uhagije agushimire cyane. Aisha nawe warakoze cyane. Aisha akaba inshuti cyane ya Liliane biruseho. Aisha warakoze kuba inshuti magara ya Liliane by'umwihariko kuruta uko wabaye inshuti na Irene. Mwarakoze cyane turagushimiye. Ndaza gutumira none kandi Hussein nawe yegera hafi tumushimire. Ndaza gutumira Hussein nawe arakaza. Ndaza gutumira Hussein nawe arakaza. Hussein warakoze umufatanyabikorwa ukomeye mu buzima bwa Irene. Hussein wagize neza. Ndaza gutumira Cedric Amani nawe yegere hafi cyangwa se nka Ama Cake Art. Ndaza gutwemerera Cedric Amani nawe nikaze. Cedric wegere hafi tugushimire. Hussein warakoze cyane. Warakoze Cedric. Cedric warakoze cyane. Hari impano by'umwihariko Irene yateguriye mukuru we akaba frère France. Twemerera wegere hafi Irene agushimire. France warakoze kuba iruhande rwa Irene uyu munsi ni ishema cyane kandi azara kwirata akurate n'ibigwi byawe yuko wamubereye inshuti nziza. Warakoze cyane. Hari impano twateguriye famille Rachel nabonye babonetse namwe nimuze. Abafite impano ya famille Rachel nimwegeze hafi tuze kumushimira cyane. Famille Lecho cyangwa se famille Rachel. Famille Rachel namwe nikaze. Baza gukomeza. Hari impano n'ubundi zigikomeza ku muryango mugari wa Liliane. Nongere mbibutse ko izi impano zose haba kuri famille ya Irene haba kuri famille ya Liliane ni impano bateguye bombi kugira ngo bazashimire nta muryango wa Irene nta muryango wa Liliane, bose ni umuryango umwe kuko ari mu muryango wasobetse urukundo. Bashimye burya uyu munsi no kubashimira gusa nk'ikimenyetso cyiza. Ndaza gutumira by'umwihariko Aina atwemerera yegere hafi. Aina natwemerera yegere hafi tumushimire. Umukobwa mwiza arakaza. Aina nikaze. Aina warakoze. Aina wakoze. Ndaza gutumira Melissa nawe twemerera yegere hafi. Ndaza gutumira Mugisha, ndaza gutumira Amina nabo bateye intambwe begere hafi. Melissa nikaze. Melissa nikaze. Mu gihe yakitegura reka nze gutumira Mugisha. Mugisha nawe araza kuba yitegura. Mugisha arakaza. Nze gutumira none kandi Amina nawe yegere hafi. Amina nawe nikaze.
ndaza gutumira mama Amina nawe yegere hafi. Mama Amina nawe ni ikaze cyane. Mama Amina murakaze. Mama Amina ni ikaze na mama Amina namwe muraza. Mama Amina mwakoze cyane. Tunabashimira cyane mu izina ry'ababyeyi, inshuti n'abavandimwe, inshuti zacu n'umuryango wa Islamu. Namwe tubashimire mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ibane namwe kandi turabashimiye, mwagize neza. Mwakoze cyane babyeyi beza. Ndaza gutumira nyogokuru nawe tumushimire. Ndaza gutumira nyogokuru dukunda yegere hafi. Nyogokuru mwiza ni nyogokuru wa Liliane. Twakamusanze mu byicaro nk'abana ariko aratwemerera, twabimusabye kugira ngo abegere dufate amafoto meza y'urwibutso. Nyogokuru mwiza, igicumbi cy'umuco, isoko twavomyeho twese, haba uburere, ikinyabupfura, tubikesha uyu mubyeyi mwiza yarakoze. Nyogokuru warakoze cyane. Nzajya nkabyina nongere ngacurange ngacurire ngacinye nongera maze nsimbuke ncurire. Nyogokuru warakoze cyane. Nyogokuru mwiza, ngo abana baragushimiye kandi warakoze cyane. Baragushimiye bikomotse ku njisho z'umutima. Abafotora namwe muragorana, murabwira nyogokuru ngo abarebe yerebera umukwe mwiza nka Irene. Nyogokuru reba umukwe bafata bafashe bazahita mwameza. Bakoze cyane rero. Nigeze negera tata we yari yicaye mu gitondo Irene bamaze kumuhamagara. Tata arambwira ngo muracyari bato, reka mbabwire ishusho ya Irene. Arambwira ngo nagize amahirwe yo kumenya no gusobanukirwa ibyiza. Abatazi Dawidi wanesheje Goliyati nuko yasaga na Irene neza. Ababyeyi turabashimiye kandi tuzara tubashimira iteka. Alice natwe meregere afite umushimire. Dada Alice arakaza. Dada Alice yaserutse. Famille Alice yego. Ni famille Alice ubwo baraza n'umutware niba ari hafi araza. Fulgence nawe yegere hafi. Fulgence nawe ni ikaze. Ndaza gutumira Fulgence yegere hafi tumushimire. Fulgence warakoze. Ndaza gutumira nanone kandi umubyeyi mama Liliane. Hari indi mpano Irene yaguteguriye, nimutwemere twongere tubasabe muri izi mpano nziza, mwegere hafi tubashimire.
ni impano mu bitekerezo byinshi bya Liliane ndetse na Irene baguteguriye impano kugira ngo bongere bagushimire nk'umubyeyi mwiza. Twemere uteye intambwe wegere hafi tugushimire cyane. Murakoze cyane. Mwakoze ngo umubyeyi mumbwiye ko yabonetse Rachel, famille Rachel naze. Mwagize neza. Mwagize neza. Reka nsabe Rachel yabonetse yaje. Rachel urakaza Rachel. Niba saa 6:45 zageze bwira arimo guse wari wagiye kudusengera. Imana iguha umugisha wakoze. Egera Irene agushimire cyane ndetse na Liliane. Rachel warakoze rero n'umuryango mugari muri rusange. Mwakoze cyane. Ngaho ya mpano isigaye muraza kumfasha. Pare wakwegera muri umuna wawe, Marene uze kwegera muri umuna wawe, dufatanye gutanga impano isigaye. Fasha impano y'impere Pare mu biganza. Iyo mpano y'impera Pare, yego. Pare wamfasha impano kayimpera Irene. Irene namfasha impano y'impere Liliane. Liliane y'impere Marene, Marene ndaza kumubwira waza kuyiha. Marene, Irene na Liliane bifuje ko bafasha gutangira impano ku muntu w'ingenzi mu buzima bwa Liliane. Ngo Liliane aramukunda cyane, Irene akamukunda by'agahebuzo. Umuntu n'umujyanama ukomeye mu buzima bwa Liliane. Mubwire ko tumukunda by'umwihariko n'umuryango wose uramukunda. Umuntu ugiye guha iyo mpano n'umuntu wabaye Marene wa Liliane uyu munsi, mubwire ngo Liliane aramukunda cyane. Mbese muri make ni impano baguteguriye Marene mwiza, warakoze. Irene, ko mu minsi yashize wasezeranye byose na Liliane, wakwihanganye nawe ukarira amasegonda make nubwo yaba 2 cyangwa 3. Warakoze cyane. Muraza gutwemera rero. Ntabwo abantu bose Irene ndetse na Liliane bari bampaye amazina yanyu mwese abari aha